Muraho neza, nitwa Dieu Aimé kandi ikaze kuri Dieu Aimé Inspire. Ese waba wumva hari igihe ubuzima buhagaze cyangwa ukumva ushaka gutera imbere ariko ukabura aho uhera? Bijya bibaho cyane, ntabwo ari wowe bibaho gusa. Ndabizi neza ko atari wowe wenyine. Benshi muri twe duhura n'uyu musaraba cyangwa se n'iki kibazo. Ukabyuka mu gitondo ukumva ushaka gutera imbere ariko ukibaza uti ese ni hehe nahera? Ese ndabigenza nte? Nta gishoro, nta kazi, ni gute nzatera imbere koko? Ariko rero buri munsi haba hari amahirwe mashya yo guhindura amateka yawe, ukaba wava ku rwego rumwe ukagera ku rundi. Uyu munsi tugiye kureba amabanga 3 y'ingenzi yonyine yagufasha guhindura imitekerereze yawe, ukagera ku nzozi zawe, kabone nubwo nta gishoro waba ufite cyangwa se kabone nubwo waba wihebye umaze igihe utekereza uti ni gute natera imbere, ni gute nava muri ubushomeri, umaze igihe byaragucanze. Uyu munsi bigiye gusobanuka. Niba ushaka ko dukomeza kubana, kanda kuri subscribe kugira ngo dukomezanye urugendo. Ibanga rya mbere ni ukugira intego ihamye. Kugira iki? Kugira intego ihamye. Buriya mu buzima uzagire intego. Kwa ngo buri gitondo iyo ubyutse uba uzi neza icyo ushaka kugeraho cyangwa se icyo ushaka gukora. Iyo utakizi kiba ari ikibazo. Bavuga ko iyo umuntu adafite icyo ashaka kugeraho cyangwa se icyo yiyemeje, intumbero, aba ameze nk'ubwato bwibereye mu nyanja butagira umusare. Ibaza ariko gufata ubwato nk'ubwa Titanic cyangwa se ubundi bwato burebure cyangwa se bunini cyane ukabushyira mu nyanja warangiza ukaburambikamo nta musare. Kwa ngo kugira intego ihamye bimeze nko kugira GPS. GPS mu magambo arambuye mu cyongereza bavuga ko ari Global Positioning System. Igufasha kutayoba cyangwa se kumenya inzira, kumenya icyerekezo. Ni nko kugira compass direction cyangwa se dealer. Menya neza icyo ushaka gukora buri munsi. Cyandike ahantu maze utangire kugikoraho. Iyo ushize icyo ushaka imbere yawe, ubwonko bwawe nabwo butangira gukora bushaka ibisubizo kuri cya kintu wumva ushaka kugeraho. Bityo bigatuma urekeraho gushaka impamvu zo guheranwa na bya bibazo, wibaza uti nabigira ute? Shaka icyo ushaka kugera. Uvuga uti what do I need? Ndashaka kugera hehe? Ese mvuye hehe ndashaka kugera hehe? Ibanga rya kabiri ni ukwigira ku makosa no gukomeza. Resilience. Kwa ngo ni kenshi duhura n'amakosa cyangwa se usanga tugira inzira zitari nziza cyangwa se ugakora ibintu ugakosa cyangwa se ukabikora mu buryo butari bwo. Icyo ngicyo ntabwo ari igitangaza, ahubwo igitangaza ni ukongera kubisubiramo cyangwa se kudakuramo isomo. Abahanga bavuga ko iyo ukoze ikintu rimwe, kabiri, gatatu, ntabwo iba ikiri mistake cyangwa se ikosa, ahubwo iba yabaye choice, aba yabaye amahitamo. Nta muntu n'umwe ubaho utagira ibyo yibeshaho. Mu rugendo rwacu rwo gutera imbere, gutsindwa ntibivuze ko uri ikigoryi. Ntabwo kuba ko watsinzwe bivuze ko uri injiji cyangwa ikigoryi, ahubwo ni isomo. Ugomba gukura isomo then ugaforwardinga ugakomeza imbere. Buri kosa ryose ni urwego ugomba kugira kuzamuka kugira ngo ukugere ku ntsinzi. Niyo mpamvu tugomba guhora tugira twibuka ngo I have to grow, I have to succeed. Ugatinyuka, ugakura, sibyo? Ugatsinda. Rise and shine. Byuka urabagirane. Ibanga rya gatatu riribanda cyane ku bantu basoje kwiga cyangwa se abantu basa n'abasobanukiwe ikoranabuhanga. Akenshi ndafokasinga ku urubyiruko munyegere hafi. Ndabizi neza ko nta muntu utazi gukoresha social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga. Ese imbuga nkoranyambaga tuzikoresha dute? Akenshi usanga turimo guslidinga cyangwa se duscrollinga ku ma YouTube, ku ma TikTok, ku ma IG cyangwa se Instagram, ariko ugasanga turimo kwirebera nyine ibintu biri aho ngaho. Ntabwo nkuje kurelaxinga ni byiza cyane, nanjye ndabikora, ariko se mu kurelaxinga what are you gaining? Urimo kugaining cyangwa se uri kunguka iki? Zira social media dushobora kuzikoresha ibintu byinshi twiga. Ushobora kwiga guteka, ushobora kwiga
graphic design, gukora ama flyers, amalogo. Ibyo ngibyo ni ibintu ushobora gukora ku buryo n'abantu ushobora kubakorera bakagenda bakwishyura iki, amafaranga make make. Nta muntu n'umwe ubaho utagira ibyo yibeshaho, sibyo? Iyi si yacu irihuta cyane ku buryo dukoresha ikoranabuhanga ndetse na interinete cyane cyane cyane. Ubumenyi bwacu bwa buri munsi ndetse n'ubundi buryo bushya bw'ikoranabuhanga, twavuga nk'uburyo bushya AI cyangwa se artificial intelligence, ubwenge buhangano. Ni ikintu gishyashya cyaje mu ikoranabuhanga, bishobora kudufasha kwihutisha ibyo dukora. Niba wari kudizayininga logo, niba wayikoraga muri Photoshop cyangwa se anywhere, bikagutwara nk'isaha, AI ishobora kugufasha ukaba wayidizayininga mu minota mikeya cyane. So ni ahacu rero nk'urubyiruko kugira ngo iyi internet cyangwa se iri koranabuhanga turibyaze umusaruro, sibyo? Ujye urelaxinga ariko winjize n'icyo gihumbi, sibyo? Uzahora usaba abantu se uzageza ryari? Just you have to decide, you have to make a decision, then ugatangira gukora ibintu bimeze neza bikubyarira inyungu. Ibindi stop. Inshuti zanjye, wibuke buri munsi ko aba ari amahirwe yo gutangira bundi bushya. Uyu munsi bishobora kuba bitari gukunda cyangwa se ukavuga uti aha ese nitwaye nabi, ntabwo byagenze neza, ariko andi mahirwe ufite ni uyu munsi. N'uyu munsi. Niba iyi video igushimishije, ntibagirwe gukora like cyangwa se shares ndetse na subscribe, ndetse uze no kunyandikira muri comment uko nawe ubyumva.